reka nangire mbabwira ngo chairman cyangwa umukuru wa FPR cyangwa RPF urabivuga uko ubishaka inkotanyi. RPF inkotanyi Paul Kagame akaba n'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu yasabye abanyarubavu kuzitura uyu muryango wabagabiye inka tuzabitura. Hano ni ikintu gikomeye nyakubahwa hizi Excellency Paul Kagame yakoze ari kwibutsa umubare w'inka, ubwo ni muri gahunda ya gira inka, ari kubibutsa umubare w'ibintu bahawe, arangije arabasaba ngo muziture ngewe nyakubahwa hizi Excellency, ahubwo muziture RPF inkotanyi, ibyiza byose mwagejejweho, kuko nyamukuru yakomozaga ku nka abahawe bano banyarubavu muri rusange. La grâce africaine is a search for channel. La grâce africaine, this light channel. La grâce africaine. Reka nangire nanga ikaze ku nshuti z'akadasohoka z'umuyoboro wa YouTube ni Ragrazia Africa, abantu baherereye mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwayo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu ya diaspora, mwese reka mbahe ikaze kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu byo bukora umunsi ku munsi. Abahinzi, aborozi, abamotari, abakanishi, abadozi, abasudizi, ikintu cyose wisangamo pfa kuba ari your professional job, reka nkwifurize ishya n'ihirwe, ariko nkwa ikaze ku makuru no ku biganiro tuba twaguteguriye kuri uno muyoboro wa YouTube Ragrazia Africa. Ngiye mugiye kubana, amazina ni Wanyagezi Kayi Izari. Ndakeka ku munsi w'ejo no twabagezagaho ikiganiro kirambuye ku mukandida uri kwiyamamariza amatora Mpayimana Philippe. Twavuze byinshi ko bita Mpayimana Philippe, tugerageza kubisanisha no kuntu Mpayimana Philippe yavugaga ko adahanganye na Perezida Paul Kagame, ahubwo ahanganye n'ibihe bimusunikira kuba yaba ahanganye no gutsinda amatora. Mu ijambo rimwe yavuze ko ahanganye no gutsinda amatora, adahanganye no gutsinda nyakubahwa hizi Excellency Paul Kagame. Tukiri kuri iyo ngingo, reka twe gutandukira kugira ngo tujye kure, abwo tumanukiraho tugende tuvuga amakuru ya nyakubahwa hizi Excellency Paul Kagame. Umunyarwanda yarabivuze, abivuga ukuri, aravuga ngo uyu munsi biba byiza, ejo bikaba byiza kurushaho, uyu munsi abyaryoha, ejo bikaryoha kurushaho, ejo bundi bikaba akarusho muri rusange. Tukibona nyakubahwa hizi Excellency Paul Kagame hariya i Musanze, abantu biyamiye navuga ko yari inkuru iremeye, yari inkuru idasanzwe, bitewe nuko yarahaheruka mu gihe kitari gito cyane, ariko ubwo yaje i Musanze ku munsi w'ejo, abantu biyamiye, abantu bakubise, abantu baruruhuri, abantu bari batabarika, bari abantu benshi cyane, ariko byabaye akarusho kurushaho kuri uyu munsi ubwo yari yageze mu karere ka Rubavu. Reka turebe ibintu nyamukuru byaranze urugendo rwa nyakubahwa hizi Excellency Paul Kagame hariya mu karere ka Rubavu. Ese ni biki yabasezeranyije? Ese ni biki yatangaje? Ese ni biki yavuze ku yandi mashyaka yemerewe kwihuza kuri RPF? Ese ni nayahe magambo yavuze ku mashyaka ataremeye kwihuza na RPF? Ese nibiki yavuze ku bandi bantu navuga ko bari mu gatebo kamwe? Nshaka gusobanura abantu nabo bari kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Reka byose tugende
tubivugaho mo especially muranyemerera cyane cyane tuzi kwifashisha aya mafoto tuyabyazemo big video iza kutugaragariza ibikorwa nyamukuru nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yakoreye hariya mu karere ka Rubavu muri rusange nk'uko byari biteganyijwe. So reka ngubwire ngo Perezida Paul Kagame yakira urugwiro i Rubavu. Reka tugusobanurire uko umunsi wo kwiyamamaza wagenze twifashishije aya mafoto muri rusange. Mwese mbayikaze ngiye kubagezaho kino kiganiro. Amazina wanyangezi Kayizari, inshuti yanyu yakadasohoka, ni wa generator, ni wa promoter, ni wa advancer, ni wa analyzer, ni wa other thing, ni teacher, ni lecturer. Mwese ahantu muherereye mu mande enye zigize igihugu cy'u Rwanda, mbayikaze. Reka nangire mbabwira ngo chairman cyangwa umukuru wa FPR cyangwa RPF, urabivuga uko ubishaka, inkotanyi, RPF inkotanyi, Paul Kagame akaba n'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu, yasabye abanyarubavu kuzitura uyu muryango wabagabiye inka, kuzabitura. Hano ni ikintu gikomeye nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yakoze, ari kwibutsa umubare w'inka, ubwo ni muri gahunda ya gira inka, ari kubibutsa umubare w'ibintu abahawe, arangije arabasaba ngo muziture ngewe nyakubahwa His Excellency, ahubwo muziture RPF inkotanyi, ibyiza byose mwagejejweho, kuko nyamukuru yakomozaga kunka abahawe bano banyarubavu muri rusange. Ibi byose yabivuze abasaba kuzitura uyu muryango wabagabiye inka, batora abakandida bawo mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganyijwe ku wa 15 na 14 Nyakanga n'umwaka w'2024 muri rusange, kuko ndakeka ni ku nshuro ya mbere amatora y'abadepite n'aya Perezida w'igihugu yakomatanyirijwe cyangwa yahurijwe hamwe yose akazabira kuri tariki. Niyo mpamvu nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yasabye abanyarubavu kuzitura uyu muryango wabagabiye inka, batora abakandida bawo mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite muri rusange. Ibi byose ndimo kugenda nkubwira byabaye kuri iki cyumweru, ni tariki ya 23 Kamena 2024. Paul Kagame yiyamamarije kuri site ya Gisa mu rugerero ahari hateraniye abaturage uruhuri. Navuga ko uyu mubare w'abaturage wari wateraniye uyu mubare w'abaturage wari wateraniye hariya mu karere ka Rubavu wari urutakure w'abaturage bitabiriye i Musanze, bikwereka ko RPF inkotanyi hari ikindi kintu yanditse cyangwa yashyize mu mitima y'abaturarwanda muri rusange. Hari abaturage benshi baturutse mu turere dutandukanye bitewe nuko nyakubahwa His Excellency Paul Kagame n'ishyaka rye RPF inkotanyi mu kwiyamamaza mu matora yabaye mu 2017, ndakeka abazengurukaga buri karere hose bahagera, ariko right now ntabwo byabaye ngombwa ko bazenguruka buri karere, ahubwo icyo bakoze navuga ko bateguye plani yo kuza bagenda bahuriza hamwe nk'uturere tugera muri
butatu ubundi akaba ariho nyakubahwa His Excellency Paul Kagame aza kwisanga muri rusange. Uturere bari bahurije hamwe n'uturere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro, amahita bahurira mu karere ka Rubavu, abariho perezida Paul Kagame agenda asaba abanyarubavu n'abaturutse muri Nyabihu n'abaturutse muri Rutsiro kuzabitura ku neza RPF Inkotanyi yabagiriye nabo iyo neza bakayiturwa muri rusange. Wari umunsi wa kabiri wo kwiyamamaza kuko perezida Paul Kagame yatangiriye i Musanze kuwa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo. Umukandida wa FPR Inkotanyi azakomereza ibikorwa bye byo kwiyamamaza kuwa mbere tariki ya 24 Kamena kuri stade ya Ngororero anishyurwe mu karere ka Muhanga muri rusange. Birumvikana ko azaba agiye mu ntara y'Amajyepfo ariho agiye gukomereza ibikorwa byo kuba yakwiyamamaza. Ibijyanye n'amatora byo bizaba bikomeje kugenda birimbanya kuko ntago ari nyakubahwa His Excellency Paul Kagame uri kwiyamamaza hirya no hino gusa kuko uwo bita Mpayimana Philippe nawe ibikorwa byo kwiyamamaza ararimbanyije. uwo bita Frank Habineza nawe ibikorwa byo kwiyamamaza navuga ko bimeze nkaho birimbanyije. Reka nkubwire ngo agona be there for you, ngiye kuzama kubera ibiganiro byose ku bijyanye no kwiyamamaza kw'aba bakandida abatatu bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC. Ibi byose hano kuri Ragarazi Africa tugenda tubigukurikiranira gatanu kuri gatanu. Reka ngushimire kubana nanjye nkubwira ngo bye bye, ciao ciao. La grâce africaine is a search for channel. La grâce africaine, this light channel. La grâce Africa.